umukangurambaga wa UNAB nkaba naturutse mu karere ka Rutsiro. Amakuru navuga twamenye nashimira umuryango wa UNAB cyane kubera ko watumye abagore n'abakobwa bafite ubumuga dushobora kuva mu bwigunge. Baradusanze badukusanyiriza hamwe bituma dushobora guhuriza hamwe ibitekerezo ku buryo umugore n'umukobwa ufite ubumuga w'ahantu umuryango wa UNAB wageze mu by'ukuri ntakiri wa wundi wo guhera mu nzu, arabasha gusohoka agatanga ibitekerezo na za mbaraga ze afite, ariko mu by'ukuri ni wa muntu watinyutse ku buryo nawe ubwe ntakiyumvamo ko afite yahawe akato, ahubwo yumva ko ari wa muntu nawe wabashije kwegerwa ku buryo yumva nawe afite umumaro mu gihugu. Ni hahandi yaho gatariko ni hahandi yumva ko nawe yatinyutse aho abasha kuvuga ati ndajya mu buyobozi runaka, wenda reka dore ku mudugudu niho hasi, bati ikibazo cyanjye ni iki, baranyumva se cyangwa se niba batanyumva ntabwo ndagiceceka kubera ko nasobanuriwe uburenganzira bw'umuntu ufite ubumuga nawe ni umuntu nk'abandi, by'umwihariko umugore, ariko ntabwo ndabiceceka ahubwo ndabisabura. UNAB rero ndayishimira kubera ko yatumye natwe ubwacu dushobora kugira aho tuva naho tugera. Biracyari mu ntangiriro ariko aho bigeze biragaragara ko natwe tubasha gutinyuka. Hari byinshi rero mbona turusha abantu aho uyu muryango nawe utaragera. Ndawushimira cyane. Murakoze.